izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ryongere rishimwe rishyirwe hejuru iteka ryose. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Mana, ndagushima kuri uyu mwanya mwiza. Ubutumwa ndasaba umwuka w'Imana ngo abujye imbere, abuherekeze, abuyobore mu izina rya Yesu Kristo, abugeze ku muntu wese wabugenewe. Benshi bahembuke, benshi basobanukirwe ibihisi irimo kunyuramo. Ndagushima Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi benshi bakizwe n'izina rya Yesu. Mana, urakoze. Mwuka wera w'Imana, umfashe singira icyo nongeraho n'icyo nkuraho. Byose mbishyize mu maboko yawe mu izina rya Yesu. Amen. Shuti bavandimwe, nkuko wabibonye hari titre nziza cyane. Ndashima Imana ko yangiriye ubuntu bwo kongera kugaruka imbere yanyu. Ijambo cyangwa se titre mwasomye iravuga ngo umuganga ukomeye Rashid Buta wamenye amabanga ya COVID-19 n'inkingo yishwe. Amakuru amaze iminsi ahishwe. Uyu muganga yapfuye ku itariki 18 z'uku kwezi, ariko amakuru yatangiye gusohoka neza ejo bundi nijoro. Ejo nibwo nge nayamenye, nari maze iminsi 2 ntari mu gihugu. Ndimo kugaruka naje kwakira ubutumwa abantu banyoherereje bamenyesha ko ubutumwa bumenyesha ko uyu muganga atakiri ku isi. Benshi barabizi ko uyu muganga nagiye muvugaho kenshi, ndetse afite uruhare rukomeye cyane mu buzima bwanjye muri iki gihe cy'imyaka 3 isi maze mu kangaratete k'iki cyorezo. Bavandimwe benshi murabizi, namuvuzeho mu mavideo ya mbere kwikubitiro, kuko uyu ni w'Imana yakoresheje kugira ngo mbashe guhishurirwa amabanga akomeye ajyanye ni politike yari yihishe inyuma y'iki cyorezo mu gihe cy'imyaka navuze. Ni nayo mpamvu nkimara kwakira ubwo butumwa, kuko ababinyohereje n'ababizi neza ko uyu muganga nagiye muvugaho mu matemoignage atandukanye guhera mu minsi ya mbere iyi channel ya Les 12 Ouvriers itangira. Ayo mavideo ari kuri channel na n'uyu munsi ntago bigeze bayasiba, aracyariho. Maze kumenya iyi nkuru, umutima wanjye numvise ucitse mu kabiri. Yarambabaje cyane, ariko mbishimira Imana cyane kuko mission ye yari irangiye. Ndaza gusoma ijambo ry'Imana nyuma yo kubabwira iyi story mu ncamake. Ndaza gusoma ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 6 guhera ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 15, ndetse n'umurongo wa 54 kugeza ku murongo wa 60. Mbere yo gutangira ubutumwa, ejo nkigerino nashatse guhita njya muri studio kubukora, ariko mbona amasaha yarenze, nari naniwe cyane. Voilà, ndavuga nti ntacyo, ejo naho ni umunsi. Niyo mpamvu uyu munsi nshima Imana ko nubwo Satani yarwanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko burasohoka mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, nari mbabaye mu mutima wanjye, kandi numvaga muri ngewe harimo nk'isengesho yo kuvuga ngo ningera n'imbere ya kamera umutima wanjye ukomere, singire emotion, singire iki. Nibisanzwe kuri iyi si turiho, ejo ntituzabaho. Nibisanzwe numvaga emotion muri ngewe, ariko ndavuga ni Imana imfashe umutima ukomere. Nimvuga singire emotion, ntihagirira cyangwa iki. Ni igihe ahubwo cyo gushima Imana ko ari intwari itabarutse. Kuki mvuga intwari? Nuko ndimo gushaka amateka ye n'ibiki byose, naje kubona ko mu byo yize mu buhanga bukomeye yarafite, yize mu na theology. Nashima Imana, ndavuga ni kigaragara ko theology yize yari theology nzima, apana iyi theology ihisha ukuri. Uyu mugabo yaharaniye ukuri, ni intwari
arasinziriye, ndabihamya ndashidikanya ko asinziriye, cyane cyane ko yagize umwanya wo kwiga ibintu bijyanye n'iyobokamana. Ndahamya we ndakeka ko na Yesu Kristo hari ukuntu babanaga. Simbi bifitiye ubuhamya, ariko nkurikiye ibyo nasomye, nkurikiye ukuri ko ari ku murimo n'ukuntu yaguharaniye kugeza avuye mu mwuka, kandi atari indwara, ahubwo byagaragaye ko bamuroze, ni ukuvuga ko ni poison bamushyiriye, bagerageje kumwampoisona inshuro nyinshi zishoboka. Mu ka video kiwe, muri video iri bukurikire, kuko ubutumwa buri bugira ibice bibiri. Mu butumwa buri bukurikireho muraza kumva ijambo rya nyuma. Ni ukuvuga ko ijambo rya nyuma ryasohotse mu kanwa kiwe, anabivuga uburyo ki yageragejwe kurogwa inshuro zirenga 200, inshuro 200. Ndakeka ko gukoresha inshuro 200 yashatse kuvuga inshuro nyinshi cyane, simbizi, ariko muri iyo interview aravuga ko yageragejwe kwicwa inshuro 200. Ukuri kwa wari ku murimo, ubwenge yari afite, position n'iki byose yari afite kuri iyi si, ni ngombwa cyane ko abayobozi b'iyi si batishimira gukuri kumuvamo. Bene data, uyu mugabo Rashid, Dr. Rashid, ni umuhanga. Nzavuga neza amateka ye muri video ikurikira. Ni umuhanga ukomeye, ni umuganga mu baganga 40 bari bubashywe muri kiriya gihugu cya Amerika. Yari mu baganga 40 bavuga rikijyana. Ni nayo mpamvu atangiye kuvuga ibitandukanye n'iby'isi yashakaga ko avuga, isi yamurebye ukundi, kuko yari umuhanga. Numwe mu baganga bakomeye bari bazi neza cyane ku bijyanye indwara ya kanseri no kuyivura. Umwe muri bake cyane babahanga nk'abo ngabo uyu munsi ntari ku isi. Dr. Buta namumenye gute? Rashid Buta namumenye gute? Nkuko bamwe mu byibuka narabivuzeho, si rimwe si kabiri si gatatu. Rashid numwe navuga nti mu buryo bw'ubumenyi bw'iyi politike yugarije isi imyaka 3, numwe ni ukuvuga ko yambyaye muri ubwo bumenyi. Voilà, nabyita gutyo, apana mu gakiza, ariko muri ubwo bumenyi bwo guhishurirwa no kumenya amabanga yari yihishe inyuma y'iki cyorezo, n'uyu mugabo mbikesha. Imana niwe yakoresheje. Nabivuzeho, ariko reka nongere mbisubiremo kuko ntabivuze n'abandi. Ingrat, icyo bita mu gifaransa ingrat. Ingrat mbisobanuye mu kinyarwanda ni navuga iki se? Imbwa se, umuswa se, voilà, umugabo udafite akamaro se, simbizi, mubyumve gutyo gusa. Ingrat. Kubera iki n'abandi ingrat? Kuko uyu mugabo Imana yamunyuzemo, amumura amaso. Nanjye Imana inyuramo, nyahumura benshi mu mpande enye z'isi. Ibyo ndabishimira Imana, kuko byose ni ubuntu bwayo. Iyo biza kuba ari ubwenge bwanjye n'ubushobozi bwanjye n'ubumenyi bwanjye, ntibyari gukunda, ariko kubw'ubuntu bw'Imana byarabaye. Uyu munsi turi umuryango mugari mu mpande enye z'isi, mu migabane 5 y'isi. Imana yakoze ibitangaza n'ibikomeye, ndayishima. Niyo mpamvu intwari nk'iyi, umugabo nk'uyu nguyu atabarutse, singira icyo mbivugaho. N'abandi imbwa, reka mbivuge gutyo, reka nerure. I'm sorry for that, ariko reka mbyerure, ijambo nyaryo n'iryo ngiryo. N'abandi imbwa y'umurizo. Niyo mpamvu mbivuga uyu munsi. Voilà. Rashid ni umuntu ntazibagirwa mu mateka yanjye, sinzamwibagirwa na gato. Nanjye igihe nikigera, nava kuri iyi si mu buryo bw'impanda y'Uwiteka, nava kuri iyi si mu buryo busanzwe bw'urupfu nk'abandi, kuko Imana niyo ibizi, ariko sinzamwibagirwa. Dr. Rashid, jamais, never in my life. Sinshobora kumwibagirwa akamaro yagize mu buzima bwanjye, muri cya gihe gikomeye isi hungabanye mu buryo bukomeye cyane. Nkuko nabivuzeho, atari inshuro imwe cyangwa ebyiri, igihe
mwihangane nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 murabizi mwese 2019 umwaka urimo kurangira nibwo inkuru yamamaye isi ko ari icyorezo cyadutse mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Nyuma y'iminsi mike batangira kugaragaza amafoto amavideo hirya no hino mu marezo sosiyo, radio, televiziyo, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, hose bavugaga ikintu kimwe, icyorezo coronavirus. Basohora n'utuvideo dutandukanye bagaragaza aho ukoze virus, uhuye nawe virus. Donc isi irahungabana mu buryo bukomeye. Ibyo si byo ndi binyicaje hano, mwese murabizi kandi mwarabibonye. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 utangira, isi yari mu kaga. Ukwezi kwa mbere kwa kabiri ibihugu bya mbere byatangiye kujya muri confinement, muri guma mu rugo. Guma mu rugo, ubwoba bukomeye bugariza isi. Abakomeye n'aboroheje, abize n'abatize, abakene n'abakire, bose ubwoba bukomeye. Ariko abakinaga uyu mukino bari inyuma y'amarido bari bazi ibyo bari mu gukora. Muri uwo mwaka isi yose iri mu bwoba. Nanjye nakubiswe n'ubwo bwoba. Maze gukubitwa n'ubwo bwoba ku kazi muri quartier y'ahantu hose, icyo gihe nari mu gihugu cy'Ububirigi, murabizi bamwe muri mwe. Ariko niba mutabizi, uyu munsi ndabibabwira, njye nitwa Patrick Kamanzi, niba ari ubwa mbere umbonye. Bavandimwe, icyo gihe ubwoba bwugarije isi, nanjye ubwoba bwarankubise mu buryo bukomeye. Nareba gutwo tu video, nkareba social media, nkareba amakuru y'uburyo n'ibumoso, ubwoba bwinshi buramfata. Nk'umwana w'Imana, umukizwa, buramfata. Bumaze kumfata, nagize Imana nza kumva ijwi rimbwira riti isi ifite iki. Ndayibwira musubiza iryo jwi nti isi n'ikibuze ifite byose. Nza kongera kumva ijwi rimbwira riti niki isi idafite. Ntekereje gato ndasubiza ni isi nta Mana ifite. Iryo jwi rirambwira ngo hunga, va muri ubwo bwoba, gutinya ntacyo bimaze, guhungabana ntacyo bimaze, va muri ubwo bwoba, jya gushaka ikisi idafite. Ako kanya nsobanukirwa ko ngomba aho kugira ngo mpahamurwe n'amakuru na za TV, WhatsApp, Facebook, biki, YouTube, aho kugira ngo mpahamurwe n'ayo makuru, munge njye gushaka Imana, wenda Imana yanyambika izindi mbaraga ntari mfite. Uko niko nasenze, numva ijwi rinyemeza ko ngomba gufata amasengesho y'iminsi 7 ntarya ntanywa. Mpamagara umumama umwe twabanaga mu Bubiligi n'umuryango we, ndamuhamagara waza ntise ko nabonye iwawe hari ahantu heza umuntu ashobora gusengera. Byashoboka. Nza kubona konje ku kazi, aranyemerera, Imana imumugisha. Ndabizi ko ubutumwa ari bukurikire n'umuryango we, Imana ibaha umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu. Aranyemerera njya iwabo mu rugo, mu cyumba kimwe, ndafunga iminsi 7 ku buryo byamuteye n'ubwoba. Nyuma y'iminsi 3 wa kane akajyaza gakomanga yumve ko nkiriho. Ariko nari ndiho kandi nkomeye, ariko ndimo guhishurirwa amabanga akomeye y'ubwami bw'Imana. Bene data, kaye yanjye ibika amateka yanjye nk'uko uyibona kuri screen. Icyo ni igitabo cyanjye kimaze imyaka, urabona ukuntu gishaje, ni ukubera imyaka myinshi kimaze. Icyo gitabo nicyo nandikamo byose, amabanga yanjye n'Imana. Mbere yo gufunga valizi yo mfite urugendo, iki gitabo nicyo ntekereza, nuko Bibiliya iza mbere, iki ngiki kikaza mu mwanya wa kabiri. Bibiliya niyo mbanza gushaka ngashyira mu myenda, iki nkagishyira mu mwanya wa kabiri. Iyo ntakijyanye aho kibikwa, ni ahantu hakomeye cyane. Nandikamo, njya mu masengesho. Nagombaga gusengera iki? Titre nkuko bibonaho iravuga ngo Jeune prière de 7 jours. Niyo yari titre, yari ahantu Liège ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020. Nibwo ninjiye muri icyo cyumba ndafunga njye n'Imana yanjye. Theme yavugaga ngo Dieu
révèle-moi tes mystères cachés dans ce temps de la fin. Préparer l'armée des ouvriers. Niyo mutwaro wanyinjije muri ayo masengesho. Dieu, révèle-moi de tes mystères. Mana mishurira kuri ya mabanga yawe ahishwe. Caché dans les temps de la fin, ahishwe mu bihe bya nyuma. Préparer l'armée des ouvriers. Gutegura ingabo z'abasaruzi. Narabasobanuriraho izina les 12 ouvriers ryaturutse. Ibi byose n'amateka nabivuzeho muri video iri kuri channel simbisubiramo. Les ouvriers n'abasaruzi. Icyambere nagombaga gusengera, iyo titre niyo nagomba gusengera. Icya kabiri cyavugaga ngo après plusieurs mois de confusion dans ma tête, je décide d'arrêter le travail pour chercher la face de Dieu pour 7 jours, enfin d'avoir les bonnes directives sur le projet d'évangélisation. Après ce jour, je saurai quoi faire pour mon travail et pour le projet d'évangélisation. Donc vuga ko nagiye masengesho mvuga ni nsenga Imana kugira ngo Imana imishurire neza cyane iminsi 7 shaka amaso y'Imana kugira ngo mbone umuyoboro ukwiriye mu gikorwa kivuga butumwa, kuko nari maze iminsi ndimo kumva ijwi rimishurira ko tugiye kwinjira mu bihe bikomeye, mpaguruke mvuga ubutumwa bukomeye. Nari ntaramenya neza ubwo aribwo, ariko aha nibwo nasobanukiwe byose. Icya gatatu nagomba gusengera, avoir une profonde révélation sur cette période dans laquelle le coronavirus secoue le monde entier. Iyo niyo nacyo ni ikintu nagombaga gusengera cyane kugira ngo pour avoir une profonde révélation sur cette période dans laquelle le coronavirus est en train de secouer le monde entier. Ibi nibyo nanditse kuri iyo tariki kugira ngo mishurirwe ngiri hishurirwa rikomeye kubijyanye n'ibihe twari turimo coronavirus irimo kunyeganyeza isi yose. Bene data, nibwo ninje muri ayo masengesho ndatangira ndasenga. Ku munsi wa mbere mu minsi nyitangira ayo masengesho mbwira Imana kuko isi yose ihungabanye, kuko isi yose iri mu bwoba bukomeye. Habaye iki? Icyo gihe indege zose zari ku butaka, imipaka yose ifunze, ntawe ushobora gusohoka, ntawe ushobora kwinjira. Urakorora ngo corona, urayica iburyo ngo corona, uraza corona, ibintu byose byahagaze. Murabizi isi yose yahagaze. Ngi imbere y'Imana mpishurira niki nakora, niki kirimo kuba kuri iyi si tudasobanukiwe. Ese koko ni icyorezo cyangwa hari ikindi kiri inyuma? Bene data, umunsi wa mbere ngitangira amasengesho wa kabiri, ngiye kumva numva ijwi rimbwira riti fungura YouTube. Ijwi riranganiriza ndi mu masengesho, fungura YouTube. Nafunguye YouTube gutya nkifungura, mbona uyu mugabo Dr. Rashid handitseho titre ku bijyanye n'icyo cyorezo. Urumva ko nahise mfashwa, ndavuga ni wow, ndaklika. Avuga mu Cyongereza. Bene data, narakurikiye ubutumwa, mfata ikayi ndandika, ndavuga nyambo n'ibiki bingibi. Yasobanuye uburyo ki ibi bintu bimeze. Atangira atanga ubuhamya y'ukuntu yarwaje umwana we w'umukobwa yakundaga cyane. Umwana we w'umukobwa ararwara, indwara barayishakisha iburyo n'ibumoso, abaganga bakomeye bisi bose. Urumva yari umuganga umwe mu baganga 40 bakomeye bisi bo muri Amerika. Ni kuvuga ko yatumije abaganga bose bashoboka. Indwara bananirwa kuyivura, yarayisobanuye mu buryo medical ntasubiramo nta kwibuka. Ako kanya abaganga bananirwa kuvura iyo ndwara. Barapimye, barongera barapima, bamuhinduranya ibitaro, bamukorera amexame yose ashoboka, babura uburyo kibamukiza iyo ndwara. Bigeze aho bavandimwe, icyaje kuvamo niki nuko baje gutangaza ko igisigaye no kumusezera, bakamuvana mu bitaro bakamujyana mu rugo, bagategereza
bagategereza ko apfa. Baramujyana koko baramusezerera ko nta bundi buryo bwari buhari, ibishoboka byose bari bamaze kubikora. Bagiye kumusezerera ngo ave mu bitaro, Buta yibuka ko hari Imana. Dr. Rashid yibuka ko hari Imana ishobora byose kandi ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Aragenda afunga icyumba, arapfukama, arasenga, aravuga ati Imana, ari mu marira menshi cyane, aravuga ati Imana, turi kuri fazi ya nyuma y'ubuzima bw'umwana wanjye. None mubyeyi mwiza, Mana ishobora byose, nzi ko umwana w'umuntu aravuga, ariko wowe utaravuga nta cyakoreka. Umwana wanjye ari hafi gupfa ndetse bamuhaye amasaha make. None nje imbere yawe ngusaba ikintu kimwe, nkiriza uyu mwana. Numunkiriza nanjye ndagusezeranyije 100% ko ubuzima bwanjye busigaye bwose nzakorera abantu waremye nivuye inyuma. Icyo ngusabye unkiriza umwana kuko urabishoboye. Bavandimwe, Dr. Rashid yavuye imbere y'Imana asubira mu kazi. Basezera umwana agende ategereze urupfu. Muri uko kumusezera bategereza ya masaha, arahita. Umunsi urahita, iminsi 2 irahita, 3 irahita, icyumweru kirahita, umwana atarapfa. Baje gutungurwa no kubona noneho aho gupfa, ahubwo rya jisho ryari ryaheze ritangiye kugaruka, ritangiye guhembuka. Ibi ni biki? Ntibyamaze kabiri umwana atangira kugarura akabaraga, asaba akantu ko kunywa. Arikanga ati kiba. Abaganga bati ubundi iyo umuntu agarutse gutyo kandi yari muri fazi ye ya nyuma abagiye kurangiza, ahubwo mwitegure kuko ni ikimenyetso ko agiye kurangira. Bategereza iminsi, ibyumweru, ukwezi, umwana atangira no kurya, gusa butwo kurya. Ibitangaza bimanuka mu rugo rwa Dr. Rashid. Bavandimwe, icyaje kuvamo niki? Nuko umwana yatangiye gukira babirebesha amaso. Bamusubiza mu za laboratoire, barapima basanga umwana indwara pyo. Haleluya! Indwara yaragiye kera. Baravuga ati ibi bintu ntibishoboka. Abaganga barongera baraterana, bakora ama examen, barareba bati ibi bibaho. Barangije babona umwana yarakize kera, byararangiye. Dr. Rishima, umuryango urishinga, umwana aza guhembuka ku buryo yongeye ku umwana muzima mwiza, asubira no mu ishuri bien. Rashid arabyibagirwa, yisubirira mu buzima bwe bw'ikiganga, akomeza gukorana umwete n'umurava, basi aribagirwa. Ejo bundi korona itangiye, umwe mu baganga bakomeye babona isi yose irahungabanye, bihuza hamwe ari abaganga bake kugira ngo bige ku kibazo cy'ibi bintu. Bagiye kubona bagwa ku madosiye akomeye, basanga ko burya ya ndwara ntago ari indwara, ni politiki yihishe inyuma y'indwara kugira ngo abayoboye isi binjize isi mu kindi cyerekezo. Cya kindi bise ngo the great reset, bukusetinga isi mu bundi buryo bushyashya. Barabikurikirana, baza kugwa ku mabanga akomeye. Bamaze kugwa kuri ayo mabanga akomeye, Rashid aza kumva ijwi ry'Imana. Rashid araryumva. Dr. Rashid amaze kuryumva, yumva ijwi rimubwira riti, Rashid, uribuka imyaka yaheze umwana wawe yaragiye gupfa, uransenga unsaba kumukiza, uravuga uti nimukiza nawe uzakorera abo naremye iteka ryose, igihe cyose uzabaho, igihe cyo kubaho kwawe kose uzakorera abo naremye. Ngo now this is the time.
iki ni cya gihe cyo gukorera abo naremye, kuko bagiye guhura n'akaga gakomeye bagatewe n'aba bantu bakorera Satani. Ati kandi ugomba guhaguruka urangurura ijwi ukangura abantu kutazitabira ibi bintu byose iyi si irimo kubereka. Rashida ako kanya arakanguka mu bitekerezo, yamaze kumva iryo jwi aravuga ati ye, uzi ko ari byo nigeze gusezeranya Imana, noneho this is the time, the right time. Iki ni cyo gihe gikwiriye cyo gukora ibyo nemereye Imana. Bene data, ntibyari byoroshye ari mu gihugu cya Amerika, umuganga ukomeye ufite impamyabushobozi zitandukanye, nzabivugaho muri video ikurikira. Bakunzi, uyu mugabo amaze gufata icyo cyemezo abona indi risk imbere, avuga ati se ninjya gusohora ibi bintu ntibazampitana, ntibazanyica. Ariko kuko yabyemereye Imana, avuga ati mpamvu ateranya umuryango we, aravuga ati gahunda imeze gutya, ngiye kuvuga ibi bintu. Bati baraguhitana, ati nta kibazo, mwebwe mugume muri abagabo, icyo ntakoze muzagisoze. Arabemeza, baramwemerera, arabasezera, afata inzira ajya mu nzu ahandi hantu, afata ibikoresho, akreya channel ya YouTube, ajya imbere ya kamera, arabivuga ko byagomba kwitonda, asobanura imigambi yose. Iyo video yasohotse nayiguyeho mu ba mbere, kuko nyuma yahise iva kuri YouTube, n'uyu munsi ntushobora kuyibona. Amavideo yose bayakuyeho, channel barayifunga, ariko yakomeje kuvuga kugeza aho apfiriye. Iyo video yasohoye ya mbere, iyo niyo naguyeho, numvishijwe rimbwira ngo reba. Yari maze kureba n'abantu miliyoni z'abantu. Avuga, ngewe ndandika, avuga, yandika n'ubu buhamya yabutanze muri video ye, avuga uburyo kiyemereye Imana. Bavandimwe, ako kanya ndandika, nanjye ndandika. Yavuze ibyo byose, avuga n'iby'inkingo ko zizaza, avuga uburyo kicyo imigambi yabo ni ukugabanya abatuye isi, kugira control ikomeye ku batuye isi. Niyo migambi yari ihari kugira ngo iki cyorezo bakinage muri iyi si. Amaze kubivuga n'uburyo yakozwe mu ruganda rwa Wuhan mu Bushinwa, byose arabisobanura. Ntega amatwi, ndandika. Umwuka wera none waratsindagira, amishurira n'ibindi. Nabaga ndi mu masengesho, nkumva ijwi rimbwira ngo fungura Google, ngafungura nkabona information ziraje, nkazikopya iruhande, nkabibura. N'uyu munsi umbajije aho nabikuye, sinshobora kubigusobanurira. Ibyo byose mbiteranyije aho muri ayo masengesho niho Imana yakoreye ibikomeye kumpishurira, kugira ngo nzabashe kubigeza nanjye ku bandi benshi batuye iyi si. Bakunzi ba Kristo, nuko byaje kugenda, kandi ndabishimira Imana cyane. Byanyambitse imbaraga, bimishurira byinshi, umwuka wera arabitsindagira. Noneho ndangije mfata icyemezo, nanjye ndavuga nti icyo bizansaba cyose sinshobora guceceka, ngomba kubibwira isi. Uko niko igihe cyarageze, ntangira channel ya Leduze Ouvrier, iyi ngiyi murimo gukurikiraho ubutumwa. Igihe cyarageze, mbijwi rirangururira abatuye isi kugira ngo batazahura n'aka kaga, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Amen. Noneho birangiye bavandimwe, icyo gihe channel itangiye, ubutumwa buratangira, gahunda zose zitangira neza cyane. Ibyo mbikesha Imana yamjyanye muri ayo masengesho. Ku munsi wa kane ndi muri ayo masengesho, naje kugira iyerekwa, ndota ndahantu mbona umwana wanjye w'umukobwa akiri muto n'abandi bana ba mukuru wanjye bakiri bato batuzaniye amafruit, ibyamwa, imbuto nyinshi nziza ziryoshye, barazituzanira ahantu twari turi. Bamaze kuzituzanira, ndazireba, mbona imbuto nyinshi zitandukanye z'ubwoko butandukanye, nziza cyane urebesha amaso. Ngiye kubona mbona turi ahantu twari dutuye,
mbona urupangu rwose rugoswe n'ibiti by'izo mbuto nziza cyane ziryoshye. Noneho mpamagara mukuru wanjye ndamubwira nti ngwino urebe ibintu ndimo kubona, nawe urimo kubibona? Ati yego ndimo kubona. Nti dore tugoswe n'imbuto ziryoshye cyane. Arabireba aratangara cyane. Noneho bitubera ikibazo kuko zari nyinshi cyane. Noneho ndangije ndavuga nti se turahera he tuzisoroma, turarangiriza he? Ni he turi buhere, ni he turi burangirize? Ako kanya turimo kubitekereza mba ndakangutse. Nkangutse ndasenga, Mana nsobanurira ibintu. Numva ijwi rimbwira riti umurimo ugiye gutangira uzera imbuto nyinshi nk'izi mbuto hirya no hino. Kandi zaba ziryoshye ndetse zaba nyinshi cyane. Hari ku munsi wa gatatu wa kane muri ayo masengesho ndavuga ni wow, Imana ishimwe cyane cyane kandi cyane. Ndabyandika mu gitabo, ndandika aho nsobanukira. Nubwo byari bigoye, urazi gutangira ikintu cyose ntabwo biba byoroshye. Nubwo byari bigoye, Imana yanyeretse uyu murimo utaratangira, kandi koko umaze kwera imbuto nyinshi muri abagabo bo kubihamya. Turi ibihumbi n'ibihumbi mu mpande enye z'isi, kandi ni ukuri Imana irimo gukora ibitangaza itunyuzemo twese abiyemeje ko dufatanya umurimo wa Les 12 ouvriers. Yewe nabo tutawufatanyije, ariko imbuto ni nyinshi kuko basobanukiwe byinshi binyuze muri uyu murimo. Imana ihabwa icyubahiro. Nizo mbuto nabonye ku munsi wa kane ndi muri aya masengesho. Umunsi wa karindwi, umunsi nsoza, nza kugira iyerekwa mbona Luka 22 guhera ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 23. Mbona iyerekwa, mbona kwa kundi Yesu yari Getsemane amaze gusenga ababaye cyane asenga abwira Imana ati Imana niba bishoboka undenze iki gikombe. Ariko aza kwibuka ko misiyo yamuzanye kwari kugira ngo akimwereho, ahindura isengesho, bibe nk'uko ushaka ntibibe nk'uko nshaka. Murongo wa 43 ratubwira ngo marayika yahise amanuka amwongera imbaraga aramukomeza. Izo mbaraga yavanye Getsemane nizo zamushoboje gusoza misiyo undi muntu atabashaga gushobora. Nizo zamushoboje kunyura mu mwitotezwa, gukubitwa, guhondagurwa, kwambikwa ubusa, kujya ku musaraba no gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Yesu ashimwe. Ibyo byose arapfa arazuka kugira ngo wowe nanjye tubashe kubona ubugingo bw'iteka ryose. Ndi muri izo nzozi mbona uburyo ki Yesu kubera imibabaro yabonaga imbere ye asenga ashaka kugira ngo umugambi w'Imana uhinduke, ariko yibuka ko icyamuzanye atari cyo, ahubwo agomba gusoza icyamuzanye. Ndangije mvuye muri iryo yerekwa tibaza ibyabaye, mpita numva ijwi rimbwira ngo komera, kuko imbere nabonaga ibintu bikomeye kandi bibi. Ijambo rirankomeza ngo komera, ugomba kujyana ubutumwa mpaka ubugejeje aho ugomba kugera. Uko niko gahunda zatangiye zirakomeza kugeza na n'uyu munsi. Mugabo w'Imana Dr. Buta arasinziriye, Rashid. Ababikoze bazi ko barangije gahunda, ariko ndahamya ko Buta yabyaye benshi cyane mu bumenyi yari afite, benshi cyane. Umwe muri bo nanjye ndimo, nanjye Imana yanyuzemo. Benshi bamenya ukuri kw'ibi bintu, kandi ntanariho nabo bazabugeza ku bandi, kuko iyi si urwango idufitiye ni rwinshi cyane. Ntituzaceceka na gato, tuzavuga ukuri, nitukuzira Imana ihabwa icyubahiro, ariko ntituzaceceka kugeza ku kuka kacu kanyuma. Uzagirira nabi Kamanzi, uzagirira nabi Kamanzi. Muri Kamanzi hamaze kuba mu bakamanzi benshi cyane mu mpande enye z'isi. Ni ukuvuga ko Kamanzi atariho, abandi bazakomeza ubutumwa kugera ku mpera y'isi, kugeza ubwo Yesu Kristo azahitamo ko byose birangire, agaruke acyure umugeni. Amen.
bavandimwe, nk'uko nababwiye ko hari ijambo ndi busome, reka nsome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice bitandatu, nk'uko nabibabwiye, ibice bitandatu guhera ku murongo wa 8 kugeza kuri 15. Umurongo wa 8 umutwe w'amagambo uravuga ngo abayuda bafata Stefano bamurega ibinyoma. Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Umurongo wa 9, ariko abo bantu bamwe bo mu isinagoge yitwa iry'Abaliberatino n'iry'Abanyakurene n'iry'Abanyasiya barahaguruka bajya impaka na Stefano. Umurongo wa 10, nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Mwumve neza bavandimwe, titre iravuga ngo abayuda bafata Stefano bamurega ibinyoma. Kuki nsomye iri jambo? Kubera iki isi yanga ukuri? Ntago ari bya none, byahereye kera. Kwanga ukuri byahereye kera cyane, na mbere ya Yesu ukuri barakwangaga. Shitani yamaze kwigarurira isi, ni umunyabinyoma, arashaka ko isi yose iba umunyabinyoma nkawe. Ariko muri bo hari abana b'Imana batazemera ibinyoma kugeza iteka ryose. Ahangaho uyu mukozi w'Imana Stefano nta kindi yazize uretse kuvuga ukuri. Mu bice bitandatu Stefano yatoranyijwe kuba umudiyakoni gusa. Ntabwo yari prophet, ntiyari apotre, umudiyakoni gusa, ariko yuzuye imbaraga z'Imana muri we, yuzuye ukuri kw'Imana. Wenda ntasomye cyane kugira ngo wenda ntaza gutinda inkuru, wenda muze kuyisomera imirongo nababwiye. Stefano yageze aho kubera ukuri kumurimo abafarisayo, abanyedini n'abapagani baramwanga nta yindi mpamvu. Bibiliya imirongo ikurikira itugaragariza uburyo ki baguriye abantu kugira ngo bahimbire ibinyoma Stefano. Ibyo binyoma bituma bamukurubana, bamujyana kugeza ubwo bamujyanye kugira ngo bamwice. Aho ngaho Stefano yaje kwiregura mu bice 7, abasobanurira Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza igihe Yesu Kristo yaje, ababwira amateka ya Bibiliya. Stefano uyu nguyu ngo bibarya mu matwi cyane, bararakara buzura umujinya, ngo bamurebye bamubona asa n'umwana w'Imana, asa n'Imana, asa afite ubwiza budasanzwe. Ibyo birabarya cyane, byaje kuviramo iki? Kumukubita amabuye, kumutera amabuye kugeza ubwo yaje kuvamo umwuka. Ariko yavuye mu mwuka arimo kubasabira imbabazi, kuko ntibari bazi, abavuga ko batazi ibyo barimo gukora nk'uko Yesu yabikoze. Bakundwa, uyu muntu nta kindi kintu yazize atari guharanira ukuri kw'Imana. Bene abangaba bazahoraho kugeza isi irangiye, ntibazavaho. Umwe bazamwica, muri ayo maraso havemo umunyakuri wundi ajye kuvuga ubutumwa. Stefano bamwica, Paulo yari ari hariya, ndetse Bibiliya itubwira ko n'imyenda y'abamwicaga yari ku birenge bye, ari Sawuli. Ariko ya maraso Stefano yamennye, ayo maraso yavuyemo Sawuli yaje kuvamo, aba Paulo ajya gusoza ibindi wenda Stefano atari kuvuga. Paulo aba intumwa ya Kristo kugera ku mpera y'isi. Paulo bamwica, muri we havuyemo abandi. Uko niko bizagenda, niko byahoze bimera, ni nako bimeze, ni nako bizahoraho Yesu ataragaruka. Ni ukuvuga ko umukiranutsi w'Imana amaraso ye ni ifumbire. Haleluya! Ni ifumbire ikomeye. Amaraso arameneka, muri iryo fumbire hakavamo abandi benshi bakamanzi, babuta barashidi bakavamo, bande benshi bakavamo benshi, kugira ngo ukuri kw'Imana kutazazima n'umunsi n'umwe. Muvandimwe, ndagusengeye, ndasaba Imana kugira ngo Imana igufashe, cyane cyane wowe wamenye Imana, uri mu idini, uri mu itorero. Haranira ko ukuri kw'Imana kutazazimwa na systeme z'iyisi.
haranira ko ukuri kw'Imana kutazazimwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, nubwo byagusaba iki, ukuri kw'Imana kuzavugwe kugeza iteka ryose. Mana, umugisha umuntu wese wakurikiye ubutumwa, utwambika imbaraga kugira ngo ukuri kwawe kutazazima, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu, amen. Harimera mu butumwa kwita